nongeye kubasuhuza inshuti bakunze mwebwe tubana umunsi ku munsi, kandi mbahaye ikaze nanone ngira ngo amahoro y'Imana abane namwe, mukanda like, share na comment, ubundi tukajya tubana mu makuru no mu biganiro bigiye bitandukanye. Nawe ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze, ariko mbere ya byose banza urebe niba warakoze subscribe, niba utarayikoze uyikande, maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye acicikana hano ku isi, kandi amakuru abagezweho. Ngiye ntabwo nakuzanira amakuru atagezweho cyangwa se amakuru atari ngombwa ngo uyamenye. Ayo nkuzaniye ni amakuru avuga ku mugabo ukomeye cyane wo muri Kongo wigeze kwiyamamariza kuba perezida, nawe wagiye aragira ati nanjye mfashe umwanzuro wo kwiyunga kuri M23 cyangwa se M23. Umutwe w'inkuru rero hano ku kinyamakuru umunsi uravuga ngo undi mugabo ukomeye yiyunze na M23. Niyo nkuru igezweho rero kugeza ubu muri Kongo cyangwa se muri RDC. Iyo nkuru ni ya Lex Kazadi, kandi wigeze kwiyamamariza kuyobora Kongo, wamaze kwiyunga rero cyangwa se wamaze kwiyunga n'umutwe wa M23. Nyamara yabarizwaga mu ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bamwe rero bavuze ko agambaniye igihugu. Kuva yunze na M23 ngo agambaniye igihugu, niko bamwe barimo kugenda babitangaza. Mu mashusho agaragara rero agaragaza Lex uvuga ko cyangwa se avuga impamvu zatumye yiyunga na M23 cyangwa se AFC M23 irwanya ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi. Avuga ko ari ugushaka igisubizo ku bibazo cyangwa se ku kibazo cy'ubukungu igihugu kiwe gifite aricyo cya Kongo. Yagize ati nishimiye kuba uyu munsi ninjiye muri AFC. Mbashimiye mbikuye ku mutima kuba mwanyakiriye mu nama cyangwa se mukama ikaze. Ni iby'agaciro kujya mu kipe yanyu. Niteguye kwitanga ku bw'indangagaciro duhuriyeho zo kubaka umuryango mugari cyangwa se kurwanirira igihugu cyacu. Muri 2023 Lex Kazadi yiyamamarije mu matora y'umukuru w'igihugu, nubwo yasabye cyangwa se nubwo yabaye mu ishyaka riri ku butegetsi rya UPDC. Muri icyo gihe rero yiyamamaje nk'umukandida wigenga. Lex rero mbere y'amatora yari yabwiye RFI ko ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari icy'umutekano, kandi ko ubuyobozi buriho bwagaragaje ko budashoboye kugikemura. Yavuze ko kandi azahindura imibereho myiza y'abaturage ikaba myiza, ndetse agateza imbere igihugu nubwo atigeze atsinda ayo matora. Izo nizo zari intego ze, ariko ntiyaje gutorwa ngo azabishyire mu bikorwa. Bamwe rero bahamije ko kwinjira muri AFC M23 kwa Kazadi ari ukugambanira igihugu cyabo. Baramunenga cyane. Mu gihe rero cyo kwiyamamaza yigezaga cyangwa se yizezaga abaturage n'abayoboke ko naramuka atowe azagarura umutekano muri Kongo, ndetse akavuga ko yazamura umushahara w'umusirikare. Ibi nibyo yavugaga yiyamamaza, gusa ntiyigeze atorwa. Yagize amahirwe yo kuba perezida w'igihugu cya Kongo. Ngo ibyo byose yifuza kugeza ku bakongomani ngo bigerweho ntibyakunze, none birangiye yiyunze na AFC M23. Nazo n'imbaraga M23 ibonye, reka turebe icyo bizatanga. Ngiye nari Claude, iyi ni yaca nibagezaho amakuru yizewe kandi amakuru agezweho. Nawe ushaka kuyasoma gana ku kinyamakuru umunsi.com, ubundi nawe ujya urareba amakuru agezweho. Bye bye, ndabashimiye. Hasta la vista. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano.
turazikora. Ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 Kaze muri Mambo.